Yes, yes, yes. Yeah, just you started there. Okay. Yeah, I'm already started when you're editing a cutting. Yes. Yes, reka nizere ko umeze neza uri amahoro wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nge nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda mwe mwese mudukunda mudahwema kudukurikira uko bwije nuko bukeye. Mbashimiye uburyo mukomeje kubana natwe. Wowe utarakora subscribe urebe aho hasi ukande subscribe kugira ngo ukurikire ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Twahostinze na Bigiherezo TV kuri kamera ndi kumwe n'umuyobozi wayo, naho munyarukire mukore subscribe mumushyigikire. Nicyo muzajya mukuraho ibiganiro n'ibitekerezo bye n'amakuru ye byose. Nyine iyo tuvuze ibiganiro n'ibitekerezo byawe ubwo bamenye icyo uri cyo. Umuntu asa n'icyo akora. Iyo ukora ku cyuma usa n'ifu. Ngo iyo ukora ku cyuma usa n'iki? N'ifu. Cyuma gisya nyine gisya imyumbati cyangwa n'ibindi bintu. ubwo nyine ukora muri banki asa n'amafaranga, ukora mu makaro ubwo usa already. Iyo umuntu yigishira muri Imana basa naryo. Iyo umuntu donc uko umuntu ari nikwasa. Urakoze cyane. Umuntu asa n'icyo agize gute n'icyo akora. Mwebwe mudukurikiye mudahwema kubana natwe rwose tubifurije ishya n'ihirwe ry'ubuzima bwose murimo. Imana ibahe umugisha. Kuri kamera nakiye Theoneste subwa mbere tuganiye hano muramuzi, ndetse no kubigira iherezo nyine urumva nk'umuyobozi waho musanzwe mumuzi. Theo uraho neza? Yes, ashimwe muhungu w'Imana. N'abanyarwanda ubwo numva ikinyarwanda wese. Abanyarwanda baragukurikirana cyane ariko baranagukunda cyane ndabizi. Umuntu nkunda nanjye ndamukunda. Ariko nibyo n'Imana yaravuze ngo utumye nibuka akantu ejo yavuze no mu evangeliste sinshaka kumuvuga. Yaravuze ngo ngiye ngo ntabwo nakunda ngo umuntu utankunda, ngo n'Imana ubwayo ngo ntabwo ikunda ngo Imana ubwayo ngo nayo ngo ntabwo ipfa gukunda gusa, ukunda abayikunda. Ngo nawe rero umuntu utamukunda kuza ndi yavuze ngo ujye ukunda ukunde n'umwanzi wawe. Ngo ya ngo ntabwo nabikora, ugiye nkunda abankunda. Ubwo nawe rero nimba abanyarwanda bagukunda ça veut dire que être aussi Tireme. Je les aime beaucoup. Okay, urabakunda. Nuko twinjiye tugiye gukora ikiganiro cy'umuryango. Amen. Maze dushyira imbere y'Imana tuganire. Munyemerere tubanza tunabasuhuza ariko Prince Robert. Munyabasalimie. Acha tuwasalime katika jina la Yesu. Hari ikiganiro wese gukora uraryohera. Aratangira ati je vous salue avec une grande salutation qui provient d'Amoke. Nari ndi kukumva uri kumwe na Mushumba Shimiye. Pastor Shimiye ni inshuti yacu n'umubyeyi. Ati nawasalimia abantu wote batoka kwa nchi ya Tanzania ya katika hii mashariki ya Afrika, katika hii ya Rwanda, Wanyarwanda wote nawasalimie. Unaongea unasema nasalimia abantu batoka kwa nchi ya Uganda. Katonda yebaziwe ugamba w'Uganda katono barandyoheye cyane. Numva ariko ni byiza. Sebo ni byiza kuba umuntu ashobora kuba atuye mu isi ariko hari n'icyazi cyane ko uyu mutwe Imana duhaye. Buriya mu bintu Imana izakubaza byinshi, izakubaza ubwenge w'Imana yarwaye bwo gukoresha tukiri. Reka tubasuhuze rero mu rurimi rwose rwacu bumva, abanyarwanda batuye ku isi yose, abatuye mu mahanga mu ntara ya diaspora tubasuhuze, ariko cyane by'umwihariko abo tubana umunsi ku munsi hano mu Rwanda. Turavuze ngo Yesu nashimwe. Mu rurimi rw'iwacu mu bakristo turavuga ngo Yesu ashimwe. Twagira Roma tukavuga ngo Yesu akuzwe. Hanyuma twajya muri Islamu, abasilamu nabo n'abana b'Imana barubizi. N'abantu b'Imana Islamu tukavuga ngo assalamu alaikum turabe barakatira baramiye. Byozi binyogo yawe mwana. Okay, ntabwo mbizi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. None siko narivuze. Oya, icyo twashakaga ni salutation, n'isuhuzanyo. Turabashuhuje kubera ko dukurikirwa n'abantu benshi ku isi. Yaba umusiramu ashobora gufungura iki kiganiro kurikira tuse bro. Yes, rero bose biyumvemo tubahaye ikaze. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana yacu, so umwami wacu Yesu, ntawera nkawe, ijambo ryawe n'ubuzima. Hanyuma kubw'ikiganiro tugiye kuganira, ni ingenzi umwuka wera ngo aze kudufasha. Kandi yaba kuri Yada TV
ndakwinginze ngo aba bantu bazakurikirana Prince Robert umuhungu w'Imana ibyo avuga byuje ubwenge uturutse kubwira ubw'Imana, kandi turagushimira ko wakoranye na Robert ukajya umuha ibintu by'ubwira umwana. Uyu ni umwiru wawe, ntabwo abantu bose bamenya ibijyanye n'ubwenge ari kugenda asangiza isi. Abantu muri iki gihe bakeneye isi, ikeneye umuntu umeze nka Robert, isi ikeneye umuntu nka Theo, isi ikeneye nk'umuntu uvuga uri mu mwuka w'Imana, kuko umuntu ari mu mwuka w'Imana avuga ibyo abandi batavuga, avuga ibyo abandi batazi. Niyo mpamvu tugushimira ubwenge waduhaye. Tugiye kubukoresha rero tuganira ikiganiro cy'umuryango, kandi ndinginga umwuka w'Imana ngo adushyigikire. Urakoze abantu bose bagiye kudukurikira, mwuka wera we kuri twe kandi nabo kuri bo, n'izina rya Kristo Yesu. Amen. Debuze ikintu nshaka ko tuganira. Impamvu nagutumiye kuri famiye, uri umuntu wagiye uhura n'ibyazane by'umuryango bigiye bitandukanye, abagukurikira babonye ubuhamya bwawe bwinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi ndashaka kuganira ku kintu cyitwa kiharaje muri ino minsi cy'abadamu, abagabo bagira gutya bakahukana cyangwa se bagata ingo zabo. Abadamu bazi gusanga bazinze, bivuge neza ingo ziri gusenyuka. Yes, ku kintu cyitwa ingo ziri gusenyuka. Dufite inkuru iri gucunangira hano ku bugizi mbuga nkoranyambaga, nayibonye rambabaza, yitwa Ezekiel aza kumuvugaho cyane ko najya mvuga ku bantu. Ariko donc niba inkuru iriho tuyifashisha. Rega ngewe kera nanjye abantu bajyaga babimbwira ngo uvuga ku bantu, ariko umwuka aza kumishurira. Dukwiye kuvuga abantu kugira ngo twubake abantu. Ako kantu gasubiremo. Dukwiye kuvuga abantu kugira ngo twubake abantu. Uzi impamvu tukwiye kubavuga? Iyo muri Bibiliya dusoma witwa Esther, impamvu Imana yandikisha amakuru ya Esther rero kugira ngo amakuru yubaka abandi bantu bazamera nka Esther. Impamvu Imana yandikishije Dawidi yari umuntu. Impamvu Imana yandikisha amateka n'amakuru ya Dawidi rero kugira ngo abantu bazigire ku mateka n'amakuru ya Dawidi. Buriya Bibiliya ifite abantu yagiye yandikisha amateka n'amakuru yabo mu buryo buri negatifu n'uburyo buri positifu. Uyu munsi ari abantu Bibiliya igaragaza nk'abantu basebye. Uwitwa Goliath, Bibiliya igaragaza ko Goliath yasebye. Uwitwa Hamani n'umugore witwa Zereshi basebeye mu ruhame cyane rwose, sibyo? ko n'ukuri kwijambo. Uwitwa Yezebeli n'abambari, sibyo? Yasebeye mu ruhame. Ni benshi bagiye baseba. Uwitwa Gahini yasebeye mu ruhame cyane. Uwitwa Nimurodi ubwo ndi kugenda nk'ubu urugero rw'abantu Bibiliya ivuga bangana nabo twagiye tubona. Hamani wamuvuze? Hamani imbere ya Morodekayi. Namuvuze n'umugore witwa Zereshi. Uyu mugabo witwa Herode Jondi Nebukadinezari, niba ari umuntu wasebye kabiri. Nebukadinezari Bibiliya igaragaza abantu bagiye baseba bagasebera mu bantu, ariko bakagaruka bakabicitegererezo cy'abantu. Nge rero naratekereje nabaga ati ibi bintu abantu babatubuza kubavuga kandi babaye ikigisho gishobora gutuma abandi babona kabarore bakigiraho, nge nzajya mbavuga. Narababwiye ngo nanjye n'inkoza bazamvuge, sibyo? Uretse ko wacu mu Kinyarwanda ngo ruriya abandi utakwibagiwe. Ahubwo ngo sinzi ukuntu bajya bavuga ngo umuhoro nimba bavuga ngo iki, ngo inkoni ikubise mu kireba oya, by'Abanyarwanda bavuze byo ni byinshi. Inkoni ikubise mu kireba uyirenza urugo. Oya, hari n'umugani ngiye nazanye mususu utaza kari mu minsi avuga utumuta. Ibyo ni imigani y'imigenurano, ariko nawe afite ikisobanura. Mu minsi yashize nigeze gukora ikiganiro na Vitali, ndamuhanura ntiyumva ibintu mvuze. Yari yanumiye icyo gihe ngo tuganire kwitwa Mama Vanessa, niwe wari ugezweho icyo gihe. Ndamubwira ni Vita, si byiza ko tuvuga umuntu mu rugamba rwana. Ejo nitsabe yaririmbye indirimbo iransetsa, wavuga ko warwanye uruhe rugamba ngo hataraba akaga kaze ngo hashe misura ngo idatamuke. Urukumva bivuze iki cyangwa se bisobanuye mu buzima bwa buri munsi? Iyo turi hano ku mbuga nkoranyambaga tungana n'abadukurikira cyane. Ngewe ubaganiriza na Theo ubaganiriza angana n'udukurikiye, kuko twese twumva bimwe, sibyo? Hanyuma rero iyo uciye inkoni uyu munsi abari inkoni zakuzitura ejo hazaza. Uri kumva umunyarwanda yavuze ngo jya uvuga uziga kuko utazaka imisi izaza, sibyo? Ariko si
no ubwo buryo bwo kurinda imisaka izazana ntituzabibuze, kuko Salomo yaranditse aravuga ngo abaye igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Ariko nanone twicare turebe ngo uyu munsi sosiyete imiryango iri gusenya. Icyo turi gushaka kubwira abantu badukurikiye ni uko hari abantu bagiye batubera icyitegererezo cyiza mu buzima bwe busanzwe, ariko hari n'abandi batubereye icyitegererezo kibi, abo tukabigira isomo ntitukurikiza za ngeso zabo, ahubwo tukubaka umuryango nyarwanda dushingiye ku byabaye ku bandi, nko kugengira ubuhamya bukomeye. Hari umugabo wigeze kumbaza kuri Afirimax, ambaza atari ko Theo tubwize ukuri, niki cyakubashishije guheka uruhinja abandi bagabo twitunanira? Icya kabiri, turabizi ko ubundi abagabo rwose ibintu byo kurera bitugora. Ubu noneho niyo mpamvu tuba dukora ikiganiro cy'imiryango. Iyi si uyu munsi tugezemo kubera ko yabaye umudugudu i Burayi barera abana. Ubu biradusaba ko natwe uyu munsi tutajya kwiga uko bambika pampa bahana ibyo kwikagiza. Urumva nanjye hari ibyo nzi kubera amateka mabi naciyemo. Donc wiyita amateka yabaye isomo kugira ngo n'abandi bagabo nibo binyuramo. Ese pre nimba bicatroko tuganire gato. Pourquoi nous était Dieu l'histoire? Kuki twiga histoire? Twiga histoire reka musubiza ndabona nari ngiye kugishakisha impamvu y'amateka no kugira ngo histoire pour prévenir l'avenir. Twiga amateka kugira pour mieux construire l'avenir. Twigira ku mateka y'ibyabaye ariko tunategura ejo hazaza. Igihe nanga kuvuga igifaransa ufite umushuti wanjye ayabwate koroba kireka mwana uri kuvuga ikinyarwanda cy'igifaransa ariko ntacyo iri for essayer ngomba kugerageza. Try and fail, don't fail without trying. In English that we say like that's one. Ntabwo ushobora kubaho utagerageza, ugomba kugerageza ukananirwa ko wagerageje. Il faut travailler. Si tu as besoin de gagner quelque chose, il faut travailler beaucoup en attendant y'icyo kintu ushaka kugeraho. Rega bajye banatwemerera tunashimira Imana. Hari igihe abantu babona ngo n'abantu bajya ku mbuga nkoranyambaga ngo nabaswa ngo bakora ntibabizi. No, we are not illiterate. Illiterate is a person who don't know to write and speaking. Umuntu utazi kuvuga cyangwa kwandika. Rero twe twasoma by the way baragera ngo turiyemere, ariko reka dufasha abantu muri ubu buryo. Cyo naciye mu mateka, niyo mpamvu navuze ngo kubera iki twiga histoire cyangwa amateka ni ukugira ngo twigire ku byatubayeho. Nk'ubu muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda badukurikiye umunsi ku munsi bose ku isi yose baramutse bakoze ikosa bakibagirwa amateka abanyarwanda twaciyemo, twaba twarangiye. Umusaza yigeze kuvuga ijambo rikomeye, His Excellency yemwita nka papa, numva ari umubyeyi wanjye kuko hari byinshi arigenda numva nabango man uzambabarire sinzave mu mubiri we niyo namukora mu kiganza, numva that is my wish, ni cyifuzo cyanjye. Ariko kenshi nkunda no kumurota, mbona namusuye ariko iyo urose umukuru w'igihugu uburyo burose Imana mu buri kuganira nyuma azize principe mwazikuye ntabwo ari turi kuvugaho, ariko buryo umukuru w'igihugu abahagarariye Imana mu buri Rwanda. So nari mvuze ni igishushanyo mbonera cy'ubwami, ubwami kuko ni umwami nyine cyangwa se ni uyoboye rubanda. Abantu mutwumve neza, urumva icyo nari mvuze. Yigeze yavuga ijambo rimwe rikomeye, aravuga ngo twapfuye rimwe ntituzongera gupfa. Muri cya gihe tujya tugeramo cyo kwibuka nk'abanyarwanda mu gihugu. Simpamvu iryo jambo yarivuze yashatse kuvuga iki? Munkurikire mu nyumve. Yaravuze ko tudashobora kwibagirwa amateka yacu yatubayeho, kugira ngo ubundi wibagiwe amateka upfuye. Iyo duhora twibuka ibyatubayeho niko kongera kuzuka twongere tukabaho. Icyo mvuze uracyumvise pre? Nyumvishe kabiri. Yego, ibi biravuze ngo aya mateka yatwaciyemo nk'abanyarwanda n'umuryango nyarwanda, ibyagiye baba ku banyarwanda kera, uyu munsi wa none abanyarwanda bakera. Teorekana nkungane kwa kanuvuze uzi ko umukristo wese uva ahava akagera mu isi iyo yibagiwe urupfu rwa Yesu Kristo abapfuye. Ni nk'umukristo kamere abarangiye. Nari kuvuga ngo nk'abanyarwanda bakera bajyaga bagira umuco wo kumva ko umugore ngo atari umuntu ngo atagera mu kirambi, abagabo nibo bahabwaga agaciro. Mwibutse ijambo rikomeye, kera habagaho abategetsi. Donc ibya kera mu mateka ya kera habagaho abategetsi. Ariko uyu mubyeyi wacu wa Karama
yo kabaho rwose akarambira ku ngoma. Azanye ubuyobozi usiko yirefuye kuri Bibiliya. Ejo bundi nibwo nabisesenguye sanga muri Bibiliya nta hantu handitse ibintu by'ubutegetsi, n'ubuyobozi. Mose yari umuyobozi w'Abisirayeli, harwo y'umutegetsi no ba Dawidi ntabwo bari abategetsi, bari abayobozi, bari abami. Unyumve neza, n'uyu muyobozi wacu rero umubyeyi wacu ni umuyobozi. Habaho n'ubuyobozi mu gihugu, habaho ubuyobozi bw'igihugu, ntabwo habaho ubutegetsi. Kandi kera urumva ko amateka ya kera agenda, iyo tuyigiraho tugenda dutegura ejo hazaza. Niyo mpamvu dutegura ibiganiro nk'ibi ngo dufashe abantu b'Imana. Wakoze gutegura iki kiganiro ba? Yego. Hanyuma uyu munsi imiryango yacu kugenda isenyuka, kandi iyo umuryango wasenyutse n'igihugu kiba cyasenyutse. N'ukuri kubivuga, n'ukuri. Ubona ari iki gisenya imiryango? Icyambere ngiye kukivuga kandi ntatinya. Prince, abantu babuze ikintu bita agakiza. Agakiza kabuze mu bantu. Ndavuga nk'umupasitoro, mbuze nka pasiteri, ntabwo ndi umupasiteri. Pasiteri ni umushumba, abantu bashobora kujya ndiyemeye, ariko pasiteri ni umuntu uyobora abandi mu by'Imana gutyo kameme. Umushumba sibyo. Reka iyo mvugo niyo kuyikoresha. Ndavuga nk'umukristo, mvuge gutyo. Ubundi umuntu wakiriye Yesu umwami n'umukiza, akemera kuyoborwa na Yesu mu buzima bwe. Yesu burya iyo wamwakiriye ayobora ubuzima bwawe, ayobora n'urugo rwawe. Icyo ni icyambere. Kuba abantu bafite ubuzima butarimo Yesu, aho Bibiliya ivuga ngo aho umwuka atari abantu bigira iki pre? Ibyigenge. Aho umwuka atari mu rugo, n'abagabo n'abagore batagira umwuka we barigomeka. Ugasanga rero uko kwigomeka gushingiye kutagira Yesu, kutayoborwa na Yesu, ubwabyo ni urupfu, ubwabyo umuryango urasenyutse. Niga teoloji, hari umushumba umwe ageze aratubaza ku gitabo cya Salomo cyitwa Umubwiriza. Aravuga ngo kubera iki abantu benshi batinya kino gitabo, cyangwa se kubera iki Salomo iki gitabo asoza ibintu byose abihindura ubusa, kubera iki? Twabonye zeru benshi. Jewe nashubije ijambo rikomeye, cyakora nagize umugisha. Arabwira ati wari uri mu nzira. Narabwira ati ibintu byose bitarimo Yesu biba ubusa. Nusoma kigira ibice 14, nuza gusoma guhera ku itangiriro ku gice cya mbere, uraza gusanga soza avuga ngo byose ni ubusa. Ibaze ko ubwo avuze ngo umugore wawe ni ubusa, nawe uri ubusa, n'abana bawe ni ubusa. Ubundi iri jambo Salomo iki gitabo yacyanditse ryari? Uzi ko yacyanditse amaze kurongora umugore w'1,000 uri umwe, ngo arangije ahita yandika ageze ku gice cya 7:26 aravuga ngo mbona ikintu kirusha urupfu kurura, aricuza. Aravuga ngo ni umugore umeze nk'inzaduka, kubera byaramubabaje cyane. Donc yarongoye abagore 1,000 ariko agerekaho n'umwe. Arangije yumva donc yari inejeje, yumva ntanyuzwe. Aha ni naho nshaka kuza gupowenta. Abagabo benshi ni donc bafite kutanyurwa. Ndaza kukubwira ikindi gisenyungu. Cyane nakubwiye ko ari uko abantu badatunze Yesu. Icya kabiri nza kuvuga ni ikintu cyitwa kutanyurwa. Ndaza kuvuga icya gatatu cyitwa umurengwe. Ibintu bitatu. Icya mbere kuba abantu badatunze Yesu, icya kabiri kutanyurwa, icya gatatu umurengwe. Ibi bintu uko ari bitatu uraza kubisanga mu kintu cyitwa gusenyuka k'urugo completely. Nuza kubishyira mu nyurabwenge cyangwa se nakubigenzura nawe nkurikiye, uraza gusanga ibi bintu bisenya ingo. Salomo yandika 7:26 aravuga ngo mbona ikintu kirusha urupfu kurura. Aravuga ngo ni umugore. Donc umugore ntiyaba kimwise umugore, ahita avuga ngo ni ikintu. Kubera iki? Kuko yari amaze kubona ububi bw'ura mugore ibintu yamukoreye, kuko yaramwoshoje akajya agenda abwira ngo Salomo gutya na gutya. Aho yanditse mu Migani 26:25 aravuga ngo umukiranutsi yaroshya imbere y'abanyabyaha ameze nk'isoko itobamye nk'iriba ryandujwe, nk'iriba ryandujwe nk'isoko itobamye. Kubera iki? Yari kugenda yemerera urwaho, aho urwaho uriya mugore kuza kugeza ubwo basambanye. Aravuga ngo unezeza Imana azarokoka uyu mugore. Ntabwo uyu mugore Salomo yavuze ari aba bagore b'iki gihe b'ibisi ya none, ntabwo ari ndi kuvugaho. Ndashaka kuvuga kuri kiragiro cya Salomo ukuntu yakoze ikintu cyitwa uburangare.
arangazwa n'ibyo kutanyurwa kwaramuteye Salomo bituma yicuza. Hanyuma narimvuze iki? Narimvuze ngo ibintu kuki Salomo yanditse iki gitabo cy'umubwiriza. Yaravuze ngo byose ni ubusa. Impamvu yabivuze asubiza muri teoloji nuko iyo ubuzima butarimo Yesu, Imana ishimwe pre, ubuzima butarimo Yesu buba ari ubusa. Njye kuko ubwire impamvu. Urugo rugizwe n'inyuguti zingahe? Urugo urugo ni aha, ijuru ni zingahe? Kuki urugo rungana inyuguti n'ijuru? Wabuze impamvu? Ntabwo nyiza. Ubundi Imana ikunda urugo. Ari ukuntu abantu bajya bakunda kuvuga ngo Imana ngo iraza. Wari uzi ko Imana itajya ipfa kuza gutya tusoproma? Ntabwo Imana ipfa kubana no gutya ngo nguje kubana natwe. Inshuro nyinshi Imana iyo tuyisenze amasengesho aratumbagira, uranyumva, akagenda akarenga inyenyeri akarenga ibicu, hanyuma niyo yonyine akomanga akagera ku Mana. Aya masengesho rero usenze Imana irayasitoka. Iyo ugeze mu bibazo Imana ireba ibibazo urimo igafata ya masengesho ikayoherereza marayika. Muri ya masengesho wasenze usaba marayika Imana ihita imutuma. Ntabwo Imana ipfa kuza. Reka nkubwire igihe Imana iza. Imana iza inshuro nk'ebyiri. Iza ije kureba. Arubizi? Imana iza kureba. Burya iyo umusore n'umukobwa bashyingiranywe, burya Imana ihari uwo munsi. Bani ni misi akashi. Ceceka nkubwiye. Iyo habayeho gushyingiranwa kwera. Bibiliya ivuga ngo kurongoranwa kw'abashakanye ariko bashyingiwe mu buryo bwemewe n'Imana imbere y'amategeko n'Imana, kubahwe na bose. Kuki? Buriya ngo iyo hari gukorwa igikorwa Imana ibiraho inezezwa nacyo. Yego. Marayika baraho n'Imana ibihari. Kuki Imana ibihari? Nta muntu n'uyu ushobora kuza kurema. Utinye sperme ni utuntu dukeya cyane. Turaza guhura na ovile. Gute inangangabo n'inangangori. Yego. Gute biza kuvamo ntabwo ari ibintu. Nta nubwo wapima ngo uhavemo n'inusu. Ushobora gusanga ari akantu k'akadomo gahura n'akandi. Oya nirobo ntariri. Yesu urakoze cyane. Biriya bintu n'ubwiru bw'Imana. Ntiwamenya uburyo Imana ibirema, umuntu akaza afite umutwe donc ari nka Robert kingana. Ukabona Robert n'ibyahanwa kivutsa. Uzi impamvu? Ni uruhare rw'Imana yabigizemo. Yesaya 66 umurongo wa 9. Aha ni Imana ikunda kuzi. Umva kuntu Bibiliya ivuze. Iravuze ngo mbese nzatuma batwita. Urumva gutuma ngo niyo yivuze. Nzatuma batwita ubwo kugira ngo umugore atwita habaho iki? Intervention y'Imana. Sibyo? Habaho ubushake bw'Imana. Nzatuma batwita ne gutuma babyara. Ko ari jye ntuma batwita. Mu yandi magambo, iyo umugore ari mu gikorwa Imana ibije kureba n'ibikora. Nutarabyara ni igihe cy'Imana, buri Imana iraza. Ihangane mama, nawe ihangane mushiki wanjye, mu gihe mumaze muri icyo kigeragezo cyo kutabyara, bakomeze n'Imana ibitera byose. Nta ruhare rw'abapfumu. Abapfumu burya ntabwo batanga urubyaro. Ntabwo abapfumu batanga urubyaro. Nta nubwo abadokiteri burya nubwo hariho tekinoloji ngo abantu bafata intanga ngo bakazirera ngo kugenda gutya. Biriya ni iby'abantu nyine bitewe n'ubwenge bw'isi bwo mu minsi y'imperuka tugezemo. Ariko ubundi harimo Imana. Hari ijambo rivuga ngo abana yego ni umwandu uva kuwiteka. Ubwo bivuze ngo Uwiteka niwe abigiramo uruhare. Icyo gihe ni Imana izi. Igihe cya kabiri Imana ikunda kuza kugendera abantu bayo. Nibutse abantu ko tugomba no gusobanukirwa ubuyobe bw'abantu b'iyi minsi ya none. Abantu bafite ubuyobe, ujya kumva kuvuye n'umuhanuzi ngo Imana irambwiye, kibaza Imana igikinisho birirwa bakinisha. Buriya ntinya abantu birirwa bavuga izina ry'Imana. Ubundi Imana nta n'ubwo ukwiye kuyivuga mu kanwa. Niyo gutinywa niyo kubahwa. Ni Imana yo yera. Buriya Abayehova hari ijambo nkunda bakoresha. Ni Imana Yehova, ni Imana yo kubahwa kenshi na kenshi. Nta nubwo Imana ikunda gukoreshwa cyane mu mvugo cyane. Ahubwo niyo basenga kenshi basenga baciye kuri Data wa twese uri mu ijuru, bakaza kurangiriza kuri Yesu. Ariko abarokore benshi kwa kutamenya dutangira tuvuga Yesu ngo mwami Yesu. Ibaze Yesu ari umwana na se wabanza.
aho harimo ubwira tuzaganira. Aha urakoze. Aho usanga rero hari ikindi kintu. So muri makeya rero nshuti yanjye, Imana iza bwa kabiri ryari. Imana iza ije kurengera abantu babiri. Wari uzi ko impfubyi zose ziba impfubyi aho iva ikagira. N'ubu hari maze gupfa kubura ababyeyi. Ubu turi tuvugana gutya hari umuntu umaze kubura ababyeyi. Yego, reka muhumurize mubwire ngo humura. Injira mu mubare w'Imana yitaho. Aka kandi ufite so. Nubwo so yapfuye ariko ntiyapfuye. Ntabwo byumvishije. Nubwo so yapfuye, nubwo nyoko yapfuye, ariko ntibapfuye. Ibi bintu urashaka kubyumva pre. Kubera iki batapfuye? Kuko hari umubyeyi utajya apfa. Uwo ni Imana. Zaburi ya 64 umurongo wa 6 umva kuntu Bibiliya ivuze. Iravuze ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera ni se w'ipfuye. Ubwo mu yandi magambo papa w'izipfubyi nizihumure kuko hari umubyeyi. Yego, amen. Ni se w'ipfubyi kabiri. Mubaze ikibazo ariko usubiza nawe nk'umuntu mukuru. Ubundi Imana ni umugabo w'apfakazi. Ko abantu benshi bavuga ngo Imana ni umugabo w'apfakazi, Imana ni umugabo w'apfakazi. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ndasubiza mu buryo bubiri. Yego. Abapfakazi mwese mudukurikiye, Imana ni umugabo wayo. Sibyo? Yego. Hanyuma mu buryo buri fizike. Yego. Ntabwo Imana ari umugabo wayo. Yego. Sibyo? Kuko Imana idafatika. Yego. Sibyo? Ibera amaso ubuzima bwanyu. Yego. Sindi numva neza. Yego. Hanyuma aho abagabo banyu bari kubitaho. Yego. Muri ubwo buryo kuko yo idapfa nkuko wabivuze. Yego. Itanasaza. Yego. Cyangwa se ngo yibagirwe umuntu wayo yaremye. Iza kuzuza icyuho mu mbaraga z'ubwenge bwawe gusumba ubwenge bwawe. Ikuzuza icyuho cyangwa umugabo wawe yari kugira. Hari n'igihe irenzaho yari kugira gute kugeza. Icyo ndacyemera wenda nka 30%. Yego, nta kibazo. Impamvu ntabwo wirefeye kuri Bibiliya. Ntabwo Imana ari umugabo w'apfakazi, nta mugore igira. Imana uvuze Imana umugabo w'apfakazi. Savedire ko Imana ifite umugore. Abapfakazi urumva ko hari abapfakazi nyine kandi baba bafite umugabo. Reka mubwire icyo birivuga. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo mu bwami bw'Imana ibintu by'ijambo ry'Imana n'ubwiru. N'ubwiru. Sibyo? Ego. Kuko ugarutse mu bapfakazi bariho. Ego. Bariho babuze abagore n'abagabo. Ushobora kumuganiriza akavuga ngo ni umugeni wa Kristo. Yego. Ukibaza ukuntu yesa umugeni ni umugore w'umugabo. Yego, yego. Sindi uri kunyuma neza. Ako nanjye ndakemeye. Rero umwuka uko aguhaye. Yego. Niko wumva. Okay. Sawa. Icyo ndashaka kuvuga ni iki Prince? Nuko icyo Bibiliya ivuga iravuga ngo ahubwo Imana ntabwo ari umugabo w'apfakazi, ni umucamanza. Utabera ariko kandi urengera none abapfakazi n'abatafite shinge n'abatagira shinge na rugero. Icyambere ni se w'imfubyi akaba umucamanza urengera abapfakazi. Ikintu cya kabiri kizana Imana kwirisi nukuza kureba abana bayo imfubyi zayo. Imana ikunda imfubyi. Kabiri ikaza kuvuganira, iza kubavoka. Ibije kuvuga kuko abapfakazi Imana ibizi neza ko nta muntu bavuganira. Barengana bakarenganywa nimba ari n'abantu bago. Uzi ko umuntu apfakari uyu munsi ejo bagahita bavuga ati n'umugabo uti nimba wenda tuvuge nk'umugore. Bakata ati buriya yishe umugabo we kugira ngo ajye yinziza abandi, apfuye ari mutoya we yarashaje ibintu nk'ibyo. Kandi mu by'ukuri sibyo. Imana rero ikunda abapfakazi. Niyo mpamvu ubona no muri iki gihugu cyacu hari ibintu byagiye bihinduka. Ubona ko n'abapfakazi bari muri iki gihugu abenshi Imana agiye barengera ibana nabo. N'uyu munsi wa none ndihaho urugero. Siko Imana ndengeye nanjye. Yego. Siko mu myaka 5 namaze niba Imana yamagazeho indinda guseba, indinda kwandagara, indinda kubura icyo kurya, emwe ninda n'abagore n'abakobwa bibigoryi. Imvuga bibigoryi n'abatarakebwe bafite kudakebwa mu mitima. Imana yandinze bene bw'ibyo. Umuntu wese utarakizwa donc abataragakebwa muri we. Imana rero yagiye indengera, yagiye ibana nanjye nubwo narapfakaye irandinda. Imana iramfasha nambara indi meta kabiri mva mu kigeragezo nta mwotsi nutseho. Ndabishimira naby'Imana. Uva mu kigeragezo nta mwotsi ukunutseho. Hari ijambo ugeze kuvuga ryitwa umurengwe. Niryo ndikusa n'uwinjiramo dusatira no gusoza ikiganiro. Icyambere nakubwiye ko ari abadukurikiye bandika muri commentaire ikintu cyo yakutubwiye
sibyo icyambere no kutagira Yesu umwami n'umukiza ngo ayoboye kugira ngo abantu urakoze kutagira Yesu umwami n'umukiza nabivuzeho urumva ibyo byose iyo umuntu adafite Imana muri we rimwe na rimwe n'urwo rugo nta ruba ruhari nakubwiye ngo hatariho urugo nijoro kuribona biragoye kuko kenshi na kenshi Imana nari ndi kuvuga buryo ki Imana ijya imanuka mu rugo urumva Imana ikunda urugo sibyo ijuru ryose delegation y'ijuru iza ije kureba urwo rugo rwabayeho Imana ikarema ikanezerwa n'urwo rugo ariko Imana ikunda urugo rurimo Yesu igihe Yesu yarutakemo bantu bamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza inshuro nyinshi Yesu abahari aha icya kabiri kutanyurwa nicyo navuze warubajije ngo kuki ngo ziri gusenyuka abantu bari gukora ibintu by'amadivorce n'ibiki byose sibyo icya kabiri icyambere navuze ko kutagira Yesu icya kabiri ikintu cyitwa kutanyurwa ako niko shaka gusubiraho Prince uyu munsi wa none ufite saro nziza ufite inzu nziza ufite akabati keza ufite televiziyo firigo ndayivuna ibintu byose rumva n'urugero ndi kuguha ufite imodokari nziza ufite etage ufite abana beza usona nyoko barize ariko ugasanga Prince ntanyuzwe ese pre biraterwa n'iki ubundi umwuka wo kutanyurwa nawe ujye ubona ko abantu batanyurwa ugasanga umuntu afite akazi arahembwa 500 ariko ntanyuzwe n'umushahara ndaza kubwira impamvu ugasanga umuntu afite umugore ni mwiza pe n'abandi bose baramutangarira yego ariko yagera hirya ugasigara ari kugenda rero dukobwa tw'abana kanisha afite umugore mwiza we pe ntanyuzwe niko Salomo yavuze ibintu byose umuntu aruha mu isi aba aruhira indaye kandi ntagera igihe ajya hasi kuki abantu tutanyurwa fasha abanyarwanda ubwire impamvu abantu batanyurwa umwuka wo kutanyurwa ni umwuka witwa urupfu rw'iteka icyo bita urupfu rw'iteka icyo nacyo kisobanurira iyo tuvuga umwuka wo kutanyurwa ni imbaraga ziri muri Satani yego ni intwaro ya Satani yego ni umwuka wa Satani ari nawe akoresha senyingo kugira ngo kuko Imana ikunda urugo Satani nawe akoresha agira ngo asenye rwa rugo niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo mbakuyemo umwuka wa kera amen mbahaye umwuka wanjye mushya haleluya uyu mwuka wa kera ni umwuka wo kutanyurwa iyo umuntu awufite ntabwo aba yakagize Yesu ubwo nungane kimwe cyawe cya mbere yego ntaba yakagize Yesu kubera iki umuntu udafite Yesu kadufate akiri mutoya ku myaka 5 iyo adafite Yesu agitangira kuzamuka na Yesu afite n'umuryango udafite Yesu umubyeyi wamubyaye nawe ubwe baba batekereza kimwe bakanura amaso ku mashuri yego bayarangiza primaire bagakanura amaso ku ya secondaire ubwo Imana iri kugenda ibafasha ariko bo bari kuyibera imwe sibyo barangiza secondaire bagakanura amaso kuri kaminuza barangiza kuri kaminuza bagatangira gukanura amaso ku rugo bwo kugazubaka uko agenda bakanura amaso kuri uyu mworera urugo hakaza abuzukuru hakaza ngo ubuvivi nyagana amaso kuzageza igihe none bamushyinguye ubwo n'ubutunzi niko bishabitseho niba abantu ubona mu gihe cyo gupfa kwabo bari kugira gutya yaruza hirya no hino bati ndagiye hari n'ubusanga kwa muganga ari kubona ko ari mu marembere kwagiye kuzagira sigara bakirongora umugiye gusigara ku byanjye sinzi niba uri kunyumva neza urumva icyo bita Satani apfuye ntarakanyurwa ntabwo yanyurwa sibyo ni nacyo Yesu akorera umuntu amubagamo uwo mutima ukomeye nk'ibuye Imana ikamwambika umutima mushya woroshye nk'inyama ikamukuramo uyu mwuka bura abantu binjiye mu bwami bw'Imana tewo nuko abantu benshi batajya babisobanukirwa ubundi abakiranutsi n'abanyabyaha baratandukanye cyane iyo umukiranutsi ari gukuramo umunyabyaha bateranye iyo umunyabyaha ari gukuba umukiranutsi abagabanye niba umunyabyaha ari kwerekeza i Muhanga ubwo ndi kuvuga mu buryo bw'umwuka ubwo umukiranutsi aba yerekeza i Rwamagana niyo mpamvu inzira zabo iteka zose zihora zigize gute zihabanye mu gihe Yesu ajya gusubira mu ijuru yakoze ikintu gikomeye akuramo ikintu cyitwa kutanyurwa abwira abigishwa be ababwira ijambo rikomeye arababwira ngo simbasize mwenyine haleluya simbasize nk'ipfubyi ngiye ariko nzagaruka muri mwebwe nzaboherereza umufasha avuga ijambo rikomeye abantu batajya basobanukirwa aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye
aya mahoro nashakaga aya mahoro iyo yatunze uranyurwa Imana amahoro nushaka iturekera amahoro mbahaye singayabisi bivuze ngo isi hari amahoro igerageza igashaka umugabo afite amafaranga asakisha amahoro mu bagore ngo beza ariko bikanga umuntu ariho uzarebe umuntu udafite Kristo iyo ananutse abashaka gusoza ikiganiro ndakugurira fanta Imana mfashe byibuka uzi impamvu nahana rineze kugera kuko nanjye ndari gusubiza kuri icyo kintu cyitwa amahoro kimwe mu bintu bitumye abantu batanyurwa nta mahoro bafite ya Kristo iyo utari uwa Kristo ntugira amahoro ni no mpamvu ubona ingo zisenyutse ni ukubera ko nta mahoro bafite barashakisha barara amajoro bararongora abagore beza ariko rimwe na rimwe kuko badafite amahoro ya Yesu donc Bibiliya ivuze iki ku mutima utagira amahoro ngo ujugunya amahoro yawe donc umutima utanyuzwe utanyurwa utashimishije utuzuye ubwiza bw'Imana ujugunya amahoro yawe sura ngo umwana w'umuhungu twaze tuvuga donc ageze muri cya gatatu cya kindi cyawe uraza kuvuga cy'umurenge reka tube tuwazinze turaza kwagera aho tuhabika kuko ndahatinda cyane kunyurwa amahoro yanjye singayabisi reka mvuge kuri aya mahoro gakeya kuko tuganira twuzuzanya kuvuga ku bwami bw'Imana aya mahoro Yesu atanga atari nk'ayabisi atuma umuntu atagira viziyo yo muri 50 cyangwa muri viziyo 20 ahubwo akagira amahoro umva ukuntu umuntu ufite amahoro ya Yesu abatandukanye n'umuntu udafite amahoro ya Yesu umuntu udafite amahoro ya Yesu agira viziyo ya 50 bakazamushyingura 2024 sinzi niba uri kunyumva neza umuntu udafite amahoro ya Yesu agira viziyo ya 20 yayikandagira magasanga no kuguma mu nzu sibyo ariko umuntu ufite amahoro ya Yesu aba afite viziyo y'igihumbi Imana ishimwe sibyo y'igihumbi akaba ati ngewe naho ndiho naho nziko ngumva n'Uwiteka ukumva Yesu amibyo atunze abafite amahoro yuzuye angana naye bagabo bagiye bavuga uri kumva bavuga ngo nahamashyo yashira mu biraro bivuze iki mu mbaraga z'ubumana iyo umuntu arwaye yizera Kristo Imana ishimwe avuga ati ngewe na Yesu turumwe n'igihe ameze neza ari igihe uriya Salomo wahoze uvuga mu bwiza gatatu yanditse amagambo meza icyo gice cyawo cyose aravuga ngo ikintu cyose cyo mu isi Imana kigeneye Imana yagishireyo igihe cyane aravuga ngo hari igihe umuntu arira buriya Salomo byandika ni amahoro yamwandikishaga kuko yitwa Salomo nyine Salomo bivugwa amahoro Salomo ni amahoro donc muri we uwo mahoro donc amahoro yari muri we yamwandikishije ibi bintu aravuga ngo habaho igihe cyo kurira habaho igihe cyo guseka akabaho igihe cyo gusonza n'igihe cyo kurya mu baswa rero igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda habaho igihe cyo kurimba n'igihe cyo kurimba haba igihe cyo kugufana abantu bati turakwemera bagakoma amashyi hakaba n'igihe bakubwira tumva mwana hari umuntu kuri iyi mihanda ya YouTube aherutse kutredinga cyane bakoma amashyi ntabwo muvuze je sinjya nkunda kuvuga abantu ariko ubu yarazimye nta nukishaka kumutumira mu biganiro byacu ubundi abake reka tumwiyoborere umugabo w'Imana umwe yaravuze ati Uwiteka gukuyeho igitwikirizo wowe n'akanege kawe ufite wowe toka sinzi niba nimba neza cyo bitigi amahoro rero nayo ni ikiganiro amahoro ni ikiganiro kandi reka twinjire kutanyurwa icyo twavugaga turi kuvuga nyine nuko kenshi na kenshi ingo zisenyuka kuko zabuzemo Yesu kandi Yesu niwe mahoro yego ntabwo undi nta muntu uguha amahoro nta nubwo Yesu atanga amahoro filozofi yumvise Yesu ntatanga amahoro kuko we niwe mahoro rero iyo umutunzi ufite amahoro Yesu nta mahoro afite ahubwo Yesu nta mahoro nyine Yesu nizere composition ya Yesu composition ya Yesu nta mahoro Yesu ntatanga amahoro ahubwo Yesu nta mahoro yaravuze ngo simba amahoro mukabisi batanga ahubwo jewe ndazaza ndabihaye ubwo bivuze gutunga Yesu egari ko urwo rugo narwo rurimo Yesu ruba rurimo amahoro
pre 99% ingo z'abakristo babana bari muri Yesu donc ntizipfa gusenyuka. Kabona nubwo haza bameze nka yanzu yubatse ku rutare, niyo hazi inkubi imeze gute, bicanege bimeze gute, ndaguha urugero iwanjye. Pre ejo bundi njya kurongora umugore wa kabiri, Imana ishumbushije, umugore wanjye bamuciye intege, urashaka umugore no kurashaka uriya mugabo ufite uruhinda, noneho uriya nakaza agira, uriya baba mujya mu matwi, yabimbwiye nyuma. Ariko kuko Yesu ari muri we, kuko hari Imana yaravuganye nawe, aravuga turiya niwe wanjye. Umva sha, umuntu wakiriye Yesu ntabwo yita ku bicantege. Amahoro rero abe muri mwebwe. Ubwo nevuze ngo Yesu abane namwe, nibwo ingo zanyu zitazasenyuka. Kandi uziko maze imyaka 3 nubatse, ibyo bantu bari biteze Imana izagukomereza. Izankomereza amaboko, kuko umva Nehemiya kuntu yavuze. Urumva yandika igitabo cya Nehemiya igice cya 6 umurongo w'8, yaravuze ngo bose babazana inkuru z'incamugongo, baravuga ngo umurimo w'Imana ntuzakorwa. Nehemiya avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ariko Mana yanjye unkomereza amaboko. Imana ikomeza amaboko yacu rero, ari urugo rwanjye n'urwawe n'urw'abanyarwanda, Imana idukomereza amaboko, kuko ntabwo byoroshye. Izi ngo ziragoye, zirakomerewe, kandi impamvu zikomerewe nta kindi nuko Satani yamaze gutera ingo. Si n'ingo gusa, yateye isi, kuko abona nta gihe gihari. Mwari muzi impamvu? Satani nta gihe asigaranye, none yatatse ingo kuko azi ko Imana iba mu ngo, ariko rwanya ingo ngo Imana yimuke mu ngo z'abera kugira ngo baze kubura Imana yabo. Iki kibiteye kuko Imana iba mu ngo, sibyo? Ubundi urugo ni iki? Sibyo? Urugo n'umugabo rugizwe n'umugabo n'umugore n'abana iyo bagize umugisha. Uru rugo rero rubanye neza, Satani arugabaho ibitero. Munkurikire mwumve ijambo ngiye kubwira kandi uraza kuryumva. Uzi ko iyo Satani akubona mu buzima busanzwe, akabona ntacyo umuhombye aho uri umunyabyaha, Satani arakureka nyine mukibandira nk'umuturage we mwiza, donc ntacyo akugira. Aba yanakugurira kandi ariko uzi ko mu isi y'ubwami umwami ukorera ajya neza bakagutamo. Hari ikintu Imana igukorwa bati Imana unguriye agafata kabisa. Urumva? Nicyo nshaka kugeraho. Iyo Satani mubanye, donc uri umukozi wa Satani, uri umunyabyaha ukorera Satani, uri umusambanyi, uri umusinzi, uri umujura, uri umwicanyi, donc Satani uri umunyabyaha, abizi kuri umunyabyaha, usikata kurwanya, arabakuretse akakwihorera nyine, nundi abakwibikiye. Hanyuma n'Imana ikureba, ibibona nta mumaro yimariye, ibibona donc igufata nk'umuturage wese. Ariko iyo ubaye mu buzima nkawe Prince Robert, kuki duhura n'ibigeragezo byinshi, kuki uhura n'intambara? Ejo bundi nasanze warebye, uzi impamvu turwara tugahura n'ibigeragezo rimwe na rimwe, ukibaza impamvu yabyo. Nuko uri umuhombyi, nako uri umuhombyi wa Satani, uhombya Satani. Kuwa mbere uramuhombya, kuwa kabiri uramuhombya. Ubu hari abantu ubwira ijambo ry'Imana cyangwa bababwira ijambo ryiza ikabakura ku byaha bagahindukira. Kiriya kintu ukoze, nimba hari umuntu wari ugiye kwiyahura, ukamubwira ko kwiyahura ari icyaha, ari bibi, urihombeje Satani. Icyo gihe rero Satani atabona kuri kumuhombya, ahita kugabaho ibitero bingana n'igihombo umuteje. Hanyuma ijuru naryo, iyo Imana ibibona uri umunyamumaro, Imana ihita igutiza ikintu cyitwa support, igutiza ingabo zo kuguproteja zingana n'agaciro n'umumaro wayimariye. Mu yandi magambo, iyo urugo rurimo Yesu rukahura n'ibigeragezo, Imana ibibona ko rukeneye support. Inshuro nyinshi Imana support ingo zirimo Yesu. Imana iduhana umugisha. Twatake bya jambo kutanyurwa. Aha, what is kutanyurwa? Mu Cyongereza bavuga anasophiance, sinzi ukuntu wabivuga. Kutanyurwa, ikintu kiri insuffisant, kidahagije. Abantu bakaba mu buzima buri insuffisant, butarimo kunyurwa, sibyo? Kuki abantu batanyurwa? Rega tuba tutiriwe tunavunika, ni imbaraga zijyabanjije. Nyine umuntu udafite Yesu ntiyanyura. Tutiriwe tujya mu mvune nyinshi, sibyo? Umuntu udafite amahoro ya Yesu, ari we Yesu, ntiyanyura. Aha, impamvu ibyo byose bibaho biterwa n'umurengo. Uyu murengo utewe n'iki? Uzi ko ibibazo ko ari bitatu.
byose bikuye mu kibazo kimwe donc biraza kuzuzanya uko ari bitatu biri mu kintu kimwe cyonyine kivuga ngo nta handi wabonera amahoro no muri Yesu. Uyu murengwe rero utumye ingo zisenyuka. Reka tubirambure. Jewe nitwa Niyonzima Tonesti. Ngize umugisha ndashatse. Mzaye abana batatu. Numvishije batanyuze. Ndagiye mbya kandi. Numvise asinyuzwe. Ngiye mbya kandi. Ntabwo nyuzwe. Kandi kibitera ntabwo ari irani mfite, ahubwo nuko Imana ingiriye neza, namara kubona ineza y'Imana nkibagirwa nakanashakaga. Umurenge uterwa no kwibagirwa. Play. Umurenge uterwa no kwibagirwa, kandi uku kwibagirwa gutuma n'urugo rusenyuka. Niba Imana ingiriye neza ikaba inkuye mu buzima bwa mayibobo, je nabaye mayibobo, ubu mayibobo muvamo. Yesu arafasha nyubakira urugo, umugore wanjye arapfa, Imana irankomeza, ndihangana, iranshumbushije, inkubise wenda n'amafaranga. None nibagiwe urugendo rwose nakoze n'imibabaro y'Imana yacishijemo, ndarenzwe ntangiye gusohokana udukobwa twiza. Urumva? Urambwiza ukuri ko rwa rugo ruzaramba? Urambwiza ukuri ko Imana izishima? Urambwiza ukuri ko Imana iri mu ijuru yabireba ite? Kuki abagabo b'iki gihe Imana ibagiriye neza? Reka mvuga n'iki kintu ntabwo natinya no kuyivugira imbere ya kamera. N'abanyarwanda bararenze. Ndakubwira impamvu. Ushingiye ku byaha abanyarwanda bari gukora. Nushaka ndabivuze ntushaka kuntera amabuye. Niyo wongera kuri ribu nabisubiramo. Harimo umurenge. Ushingiye ku byaha abanyarwanda bari gukora. Nimba ivuga gutyo ntabwo ari bose. Ndabivuze nushaka kunjyana kuri ribu ibi nabisubiramo. Ni gute abantu Imana ibagirire neza? Uranyumva pre? Imana ibakuye mu buzima bugoranye. Imana idukuye muri corona. Uranyumva? Bamwe barapfuye Imana iraturokoye. Turi kwitura Imana kujya gusambana, abandi bari kunywa inzoga, abandi bari kwirirwa bajya mu bapfumu bari kurogana. Ujya kumva ngo mu ruhango hari ibintu nagiye kumva nkumva umuntu ngo afashe ngo umuhoro ngo atemye undi. Ni umurenge w'amahoro baduhaye. Uranyumva neza? Cyagiye dufite ibibazo turi aratubundabunda ko nta wigeze atekereza kuba yahemukira undi. Buri wese yari gusamaye. Ariko none Imana itugire neza, iduhaye igihugu kirimo amata n'ubuki, abantu barariye baguwe neza, ntibibutse n'ibyo Imana ikoze, barashaka abagore uko bashatse. None umurenge ubaye mwinshi utumye n'ingo zabo zisenyuka. Umuntu arabona akazi. Urikira wumva pre? Yego. Umuntu abaraba yayize yarabuze akazi imyaka 6. Ukajya kumva perezida w'igihugu wacu amugiriye impuhwe, ujye ubibona no muri guverinoma ujye ubibona. Ukabona perezida ahaye umuministiri amugize ministiri. Hari urugero rumwe na natana. Uretse ko nashaka kubivugira imbere ya kambi. Bamugize ministiri, arangije atangira donc kwivuga imyatoge mfite amamiliyoni. Tubwizanye akazi. Urumva harimo n'umurenge. Tujye tubwizanya ukuri. Cyangira ukuri menya nzanakuze. Sibyo? Umurenge utumye abantu benshi bibagirwa. Kandi umurenge rimwe na rimwe utera abagabo. Ishuro nyinshi umurenge utera abagabo. Umugabo aragira atya Imana amuha akazi, agasigara abona umugore bashakanye. Sibyo? Babyaranye 6. Agasigara abona ibere ryaraguye. Kubera ifaranga afite, agahita avuga ati ntabwo tukijyanye wa muturage, nagukuye Nyamasheke. Reka njye kwirebera kandi gafite ububere bushinze gasoze maniste cyangwa se twa mwana duza play keba nayo holinga gate keba nayo wanze ukunze witonde. Sibyo? Uyu murenge rero uko abaze kurenga ifaranga n'ineza y'Imana imugiriye, akajya kujya gusambanya udukobwa mu marogi n'ahandi, nadutera inda 2 3, babana bazagaruka. Kananga urugero nanjye kumuvuga. Uriya mugabo yaranabifungiwe, yabyaranye n'umukobwa kubera umurenge w'ifaranga, amuha udufaranga, abyarana impanga. Simuvuze utamuzi ngo nawe ntamuzi. Afite umugore mwiza,
ariko ntanyuzwe ibyo byari byamunaniye. yes Prince nawe ko sinabwo oya ariko se ndamuvuze ariko nubundi ubona ibiryo byamunaniye. yego donc ntanyuzwe n'uwiwe ariko uri gushaka utundi tw'ukobwa two hirya no hino. Nshuti yanjye ibi ndabivuga nziga kuko ntaze ejo hazaza sibyo ibi niko mvuga izegetewe kuko nanjye ari igihe byamboretse ko nabyifuza Kristo nunze nawe bikurinde twese Imana turinde umurengwe nawe dukurikiye kurinde nawe udukurikiye ariko nuza gusanga ikigero cya 99% igitumye ingo z'abantu benshi zisenyutse ni umurengwe. Urundi rugero rumwe uyu mwene dateze cyeri wabonye uzeza cyeri mu minsi ishize atarajya kuri cana ndamuvuza nta nicyo wangira sibyo ese cyari atarazamuka ubu nuza kugenzura ugasanga uriya mugore icyo bapfuye ntabwo ngena harimo ibintu bitatu. Kristo ashobora kuba yarimutse yego. Icya kabiri ashobora kuba atanyuzwe abona umugore batakigeza ku rwego rumwe kubera ko amaze kugira udufaranga maze kuzamuka. Gatatu yego ashobora kuba ari mu murengwe. none se sibyo byose yes umurengwe rero niwo mubi utumye ingo nyinshi zisenyuka. uranyumva ni gute umuntu w'umugore ashobora kwitora abyaye gatandatu kubera umurengwe arabata umugabo wanjye kanaka ntitukijyanye urinde yajya yisangiye umugabo ufite ifaranga donc yamuhaye ifaranga umurengwe ataye abana batandatu. Ejo bundi hari umuntu umwigisha wacu yatwaye urugero rw'umuntu w'umukecuru n'umusaza barabanye babana ari inkumi n'abasore barabana babyarana abana barenga 9 bageze mu za bukuru bajya ku murenge kubera umurengwe urabafata ngo njye ntabwo nyishaka kubana n'uyu mukecuru ngo ndumva cyabonye ko ari umukecuru yamubyaje 9 havuyemo 9 we pray Imana turinde umurengwe kandi ibi ndabivuga mbabaye ntabwo ndi guseka yaba mu gihugu cyacu aha turi abanyarwanda benshi bararenzwe baribagirwa. Ukuntu Imana yavuze mva ko Bibiliya ivuga Bibiliya iravuga ngo mu ijambo ry'Imana riri mu gutegeka wa 2:28 ravuga ngo numara kurya ugahaga ukaba mu mazu meza utubatse genda kubakiye n'ubiteka bikiraga Abisirayeli ukarya ibyo kurya utazi uburyo bimera mu cyangwa se uburyo nabikozemo donc Imana agiye igabura Abisirayeli Imana mu ijuru mu yandi magambo barateka mani yazage hiye nka kugabura nka kugirira neza uzirinde umva icyo Imana ivuze uzirinde we kwibagirwa Uwiteka wagukuye mu gihugu cyaki Abisirayeli bari bagiye ntibibagirwa kwibagirwa byatumye Imana ibicira mu butayu. Icya kabiri umugabo bita Shimeyi yari umugaragu wa Dawidi arangije mu gihe Abusalomu umuhungu wa Dawidi yaramaze gufata intambara ateza intambara kuri se shamwigomekaho amwigomeka aravuga ati data ndashaka kugusimbura wemeze ngo afata abagore babajyana muri stade bose ba Dawidi aravuga ati ndakwereka wa muturage we n'ubwambya uzi ko iriya nama yayigiriwe n'umugabo bita Shimeyi hanyuma aragenda arabikora Abusalomu arongora abagore basi kumugaragara ariko uzamuka ku gasozi ko kakanunga Shimeyi aratinyuka atuka muzehe Dawidi aravuga ngo iriya mbwa yo kwa Yesayi ngo mututse muzehe Dawidi n'abagaragu bari kumwe baramubwira ngo muzehe tubabarire babuneri bari barakunda umuntu mugabo witwa Buneri ndakukunda generali abati watwemerera ko kurenga irarenzwe none iratinyutse iragututse. Reka mbwira abanyarwandakazi muzirinde gukamira mu kitozo wabakamiye si ijambo raryumvishije muzirinde gukamira mu kitozo none bundi tugiye kugira mu gihe cy'amatora muzirinde gukamira mu kitozo wabakamiye ubu dufite umuntu watukamiye turi kunywa amata n'ubuki turi kurya tumeze neza amahoro arahari ariko muzirinde gukamira mu kitozo wabakamiye. Iri ni ijambo rijimije ushobora kuryumva nawe ukaritekerezaho. Kirazira kikaziririzwa kwibagirwa uwakugabiye
sibyo prince. Yego. Hanyuma umugabo Abuneri ahita Shimei. adashaka kumwica. Umva Dawidi ukuntu ashubije, aravuze ati ntacyo mwihorere, buriya ndabizi n'Uwiteka wamuteye kuntuka. Hanyuma Dawidi ajya gutanga ubwami bwe bwimwa n'uwo bita Salomo umuhungu. Ageze ku ngoma ariko atarapfa, aramubwira ngo muhungu wawe, nugira ibintu byose uzakora uzibuka umuntu bita Shimei. Ubwo cyo yaramubwiye nyine nawe aracyo, uzamwiteho, uzamukome. Ako Salomo ari umunyabwenge, uzi ukuntu yakoze Shimei. Avuga ati Shimei naho ashaka kugera, ahita amubwira ijambo rikomeye. Shimei ntabwo Salomo yahise amukoma, yamuhaye amahirwe nk'uko natwe Imana duhaye amahirwe. Prince, iyo umuntu yanze yamaze kwibagirwa, Imana imuhaye, yamaze kujya mu gihe cyo kwibagirwa, Imana imuha icyo bita deuxième chance. Iyo deuxième chance irangiye, Imana izana icyo bita ultimatum. Ultimatum tisuvies, ultimatum ni a dernier avertissement. Donc ni itangazo rya nyuma. Biba bivuze ngo donc a dernier avertissement, ultimatum ni niyo Salomo yahaye nde Shimei. Shimei ahabwa amahirwe ya nyuma, aramubwira ati Shimei, wigumiriye Yerusalemu, ube mu bikingi by'ahantu biti na Toti, ugumeyo ube Yerusalemu, ntuzabivemo. Umunsi wavuyeyo umurengo ukakwica, gufata ukakwica umurengo usiga inzara, niko Umunyarwanda yavuze. Reka mvuge nka muhungu bita nuze, umurengo usiga inzara, muze cya gihugu hari igihugu nkunda cyane cy'Isilamu gifite utwanwa hano, jihad ndamukunda cyane buriya, niko nk'icyo jihad ndamukunda, ikundira kuntu kivugira ngo umurengo usiga inzara. Ariko abantu badukurikiye bagiye ngo nukwirya, ariko umurengo usiga inzara ntabwo uri mu jihad. Oya, ntabwo ndi mu jihad, ndi umukristo wa Yesu. Warangije rero Shimei ngo akora ikosa, aramanuka ava mu bikingi ngo afata amatandiko ajya kwa Kishi umwami w'Igati gushaka ngo indogobe ngo abagaragu bari bacitse. Salomo uzi ko byarangiyemo kwaje kubera iki yamukase igihano, niwe yiyishe buriya, yari yibagiwe indahiro, naguha n'undi n'abandi. Ariko muri makeya kwibagirwa ni bibi, Banyarwanda ntituzibagirwe aho twavuye, kandi cyane nk'abakristo ndi kubwira, kwibagirwa n'icyaha. Iyo wibagiwe kandi ubu kukwibagirwa gutuma ingo zisenyuka. Uyu ni umurengwe uteye abantu kwibagirwa. Imana iturinde umurengwe. Hari abaririmbyi baravuga ngo Mana we uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete, tugukorere dufite kurimba byarananiye, nagaruka tuntu twawe. Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete, uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere. Hanyuma izi ngo zisenyutse kubwo umurengwe no kudatunga Yesu, kubura amahoro. Reka nziye conclusion imwe yitwa kwihangana. Luka mpito Yakobo 5 yavuze ngo bene data mwihangane mugeze umwami Yesu azaze. Umuntu atunze kwihanganira byose. Arega Theo karamishuti sati umusozo abadukurikiye bose. Ubwo uvuze ijambo kwihangana numva riri kugaruka muri byandi twabanje rivuga ngo Kristo amahoro Rwasoreza aho ngaho kugira ngo izi ngo zibeho. N'ubundi ntaho Satani yagiye, Satani ntarapfa, ndetse n'abadayimoni ntibakuweho, kandi barwanya ingo kugira ngo bazabuze ingo ijuru, ariko ntibazarisohora kuko itorero rya Kristo ryubatse ku rutare. Iyo umuntu rero ari mu rugo rurimo Yesu, ntabwo rupfa gusenyuka kuko Yesu niwe rutare. Imana ishimwe. Noneho Yakobo yavuze 5:7, bavuze ngo bene data mwihangane mugeze umwami Yesu azaze. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka, irindira yihangane. Aravuga ngo namwe mwihangane, mwikomeze umutima kuko kuza k'umwami Yesu kugeze gute kubegereye. Hanyuma uwo bita Matayo abivugaho
6:11 avugamo ijambo rikomeye. n'igihe Yesu yabwiye Yohana ari mu nzu y'imbohe, aravuga ngo ariko se ni wowe Kristo cyangwa dutegereze undi? Yesu yandika urwandiko rwohereza Yohana, aravuga ngo muzagende mubwire Yohana. aramubwira ngo Yohana, ibitangaza biri gukorerwa, impumyi zirahumuka, ipfa amatwi birumva ubutumwa bwiza. aramubwira ngo ariko hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. murakoze mwakoze muruzi ngo hahirwa ibyasu bitazagusha. hanyuma mwihanganire ibibagerageza, kuko nimara kwemerwa muzambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana asezeranije abayikunda. Let me say thank you for hearing from me. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Katonda bamukisha mu Ruganda bagamba Katonda ukwe mukisha. Mwebale munonga mu Runyankore bagamba mwebale munonga. Mana wo mugisha bagirire neza. Hanyuma en français on dit que Dieu vous bénisse. Ça va merci. Astra vista merci. Okay, Theo yabasezeye, nanjye reka babwire ngo mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, kandi Imana ibamvugisha mu mwabanye natwe n'abakurikiye mwese. Imana ibagire neza, na Theo afashe umwanya akaduha numvishishurirwa ry'Imana muri we ryagiye rimukoresha. Imana ibamvugisha, babwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom, naho butaha. Yes, thank you.